urakoze cyane tugaruke gatorero jewe mba ngukurikira gende ngaruke kuri iki kintu kimwe ntabwo nshaka kugira ngo murebere ngo dufata mu mboni ya TikTok muze kubishyira muri aya makoini nubwo ariyo ntandaro y'ibi byose byose nzabirambura nimbona mfite umwanya wo gusubiza aba bantu munyumve neza cyane nimbona ngomba kubiha agaciro nkabasubiza nzaplayinga buri kimwe cyose muzamenya imvano y'ibi bintu n'abantu bagiye kwihisha inyuma y'ikibazo cya ya mpano muvuze ya mpano ese ko twavuze kuri Skype ko mutavuze kuri Skype kuki mwagiye kwihisha kuri ya mpano ko mutavuze kuri Skype Skype ntabwo ari umuhanzi ko twamushyizeho comment ko mutavuze ko wari gufungishwa Skype ntabwo yaje bakamuvugaho amaji ntibaje hano bakamuvugaho ntitwamukozeho ikiganiro we ntabwo ari umuhanzi ko atari mwafashe nzagira igihe kizagira abasobanurire imva n'imvano y'ibi n'impamvu abantu bagiye kwihisha kuri ya mpano Godfather iyo ngiye kuvuga kuri ibi bintu ntabwo ngiye mfata side ndi neutre icyo ni kimwe ikindi cya mbere nababwiye ko ntavuga ku muntu mvuga ku mabi ari gukorwa ibi nka byamagana kandi nzabikora impamvu rero mbivuga ku bantu bafite big profile cyangwa ku bantu bafite audience ni mwe mboni nziza muri mboni zuko urwo rubyiruko muvuga ndi kuyobya bagomba kubareberaho mujye gusubira inyuma bati byapa mwandike mujye mu mihanda it's not gonna change anything nababwiye ko nibiba ngombwa igihe kizaza nimbona biri ngombwa ariko hari ikindi kintu kimwe Godfather namaze kurenga gukoreshwa n'amarangamutima kugira ngo nasubize umuntu ukoresha amarangamutima no muri gihe kuko ngusubiza uko nashatse kugusubiza manje kureba niba ibyo ndi gukora nkareba inyungu zirimo nkareba icyo bigiye gufasha hanyuma nkareba n'ingaruka zavamo nkabona kugusubiza sinza turi kubyumvikana namaze kugira iyo maturity ko hashobora kuzanga nkoresha amarangamutima kubera umuntu yavuze ngo naje musubize kuko naje gusanga hari icyo byonona no Godfather namaze kuba wa muntu udashobora gupromisinga umuntu kubera nishimye namaze kuba wa muntu udashobora gusubiza kubera ndakaye oya ibyo namaze kubirenga tugaruke gatoya rero ibyamamare naguhera ku cyamamare cya mbere namaganye ibikorwa byabo bibi nahera kuri Moses Turahirwa umunsi yashize ubwambure bwe hanze ari gusambana naravuze ati ibintu ntabwo bigomba gusakazwa muri sosiyete tubyamagane ntabwo bikwiye Moses arazamuka kuri space habaga amakoyini Moses araza aduhereza view avuga ko bamuhakinze nasubiye inyuma mu bihe turi kujyana nasubiye inyuma mu bihe mugaruke ku ma platform yasenyaga ama platform yibasiraga naraje aho yose nyarambikatse ndavuga ntabwo bikwiye tubyamagane iki kintu niho abantu bava ariko reka mbabaza ikintu kimwe mwantashima mwe ku buryo aya masaha ngira Godfather ndi igiki kigira influence ivuga ngo wafungishije umuntu gute reka mbabaza ikintu kimwe reka ahantu nzemera itariki yo gufungisha umuntu reka nyemere nimvuga amabi yawe wagize ibyaha bakagufunga nzaba ngufungishije uzafungishijwe n'ibyaha wakoze tugere gakeya so iyo industry muri kumbwira ndimo gusenya ninde muhanzi nandagaje igihangano cye ninde muhanzi wagiye guperforminga nkamuharabika nta performing ninde muhanzi nanze ko ajya muri studio ninde muhanzi naseruswa is the thing igihe cyose muvuga ko nsenya abantu ndimbura abantu kuko navuze ku mabi yabo nta munsi n'umwe Amag the Black muri abantu bavuga nta uzigera ubona avuga ko nafashe umwanya Amag the Black ngo yari hano agasahura indirimbo iyo ndirimbo nkayifata nkayipromotinga ndikwivuga nyira yari hano nta munsi n'umwe bazavuga ko indirimbo ya Bushari namaze ibyumweru bibiri nta kindi kintu ncisha no kuri uru rukuta nta uzigera ubona gende gakeya nta munsi n'umwe uzigera wumva ko mu kugongana na Bruce Melody nabirambitse hasi ngahamagarira abanyarwanda bose kwitabira ibitaramo natuwa yari afite muri Amerika ko ateruye idarapo ry'u Rwanda ntabwo muzigera mubyumva ntabwo muzigera mwumva ko na promoting igitaramo cya Debeni agiye kujya i Burundi ntabwo muzabyumva turi kumwe ntabwo muzumva ntabwo nkeneye gushimwa n'imbaga y'abantu turi kumwe ntabwo uzigera wumva aya masaha Amag ndakumva neza ntabwo uzigera wumva abantu baza
ngo bakubwire ko ibyumweru byose bishize nahagurutse ngafata umuhanzi Sentore. Urimo kunyumva? Ibindi byose nkarihagarika igitaramo cye kagira icyambere avuga nti mureke twitabire umudende. Ntabwo usigera ubyumva. Turi kujyana kugera wumva ariko ibyo biri behind umuhanzi twari dufitanye ikibazo ko Godfather yaduhuje inbox bro nta kintu muzambwira njyewe ntabwo uretse gato ntabwo ibyo wenda ibyo ni biri inbox siko bimeze ariko ntacyo bimbwiye nge ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye amaji ntabwo buri muntu wese wenda ntanze ingero zibiri hanze urimo kunyumva amaji bira bintu byo kuba naza hagufata ntabwo bazigera bavuga ko nafashe Bruce Melody na Debeli nkabahuriza kuri platform kuri X habakoresha ikiganiro bagakora ikiganiro cyo kwamamuzanya kwa President wa Republika. Ntabwo uzigera ubyumva na gato. Ntabwo bazigera bakubwira ibiganiro nakoze birenze 3 cyangwa 4. Amajera cyane abatabiriza uramatwi nta yindi ndi mu bantu bahagurutse hano mfata ndapurayinganyura muri process zikenewe zisabwa ndagenda Godfather hostinga umuvugizi wa RIB mumaze mugende murebe topic ntabwo umuvugizi wa RIB yahotsinzwe na Godfather mujye munabitandukanya. Ntabwo ahostinga Godfather yatambukije ubutumwa bwari bukenewe urubyiruko uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa. Ntimuzoye vuga ko na hostinze umuvugizi wa RIB. Nimujya no kureba kuri flyer twakoze ntabwo nge nigeze ntumira umuvugizi wa RIB. Bakoresheje platform kuko umuvugizi wa RIB yatumiwe na Country Record. Country Record it's a studio ni radio mu gihugu abantu baba baranga mutanareba. Ntimuzongere kuvuga kuko iyo mufashe izina Godfather mukaryambika umwanda mwamara kuryambika umwanda mukabona mo kuzana ngo mugacuruka makano ngo natumi umuvugizi wa RIB ngo natumiye urwego aho ngaho bamushaka gufata urwego mukarwambika umwanda kuko mwamaje gufata platform mwamaje guha umwanda mwamaje kwambika amabyi mwarangiza mukavuga ko iyo platform maze gucafuza ngo yamutumiye. Oya gutumira urwego bisaba process ibi bintu mugomba kubisobanukirwa mukabimenya mukabujije practice ukagenda ugasaba bakagusubiza. Turi kujyana ndikumvikana amaji cyangwa network yagiye turi kujyana icyo cyatse kuvuga ni iki ahangaha nta muntu ngomba gwasta nta muntu ngomba gwa raporo ibi ngibi tubyumvikane nta muntu ngomba ubwisobanuro radio BNB mushenge nk'umunyamakuru wabo hano mushenge nk'umunyamakuru nuza kureba umuntu wese byabinda abantu batinya kuvuga ati ariko se nditeranya n'uyu nje ntabwo Godfather mvuga ku muntu mvuga ku kibi cyabaye. Turi kumwe mvuga ku kibi cyabaye buri kantu kose nujya kureba imva n'imvano uzasanga nta kintu kitagira imvano. Turi kujyana ngiye kuvuga kuri uyu mwana kaze ngo promoting sha kagupromotingire kangupromotinge ugende mu gitondo kuri kiganiro no ariko amizina ryo Godfather ayiswa kiraza kurebwa. Of course amaji tuzi ngo umuntu wabashije kuvana ivata mu kanwa kavuga uraza kuvuga kuri Godfather singo ejo neke kuvuga ku wundi muntu wakoze amabi. Aka kana kantanga urugero kuri aka kana kahagurutse aka kanani kanani katayikuni aka gapeti katayikuni ntikaza garuka kaganda kuri platform yanjye ntimubizi kaza hano ntabwo mubizi kuri twe ntikazaga Tayikuni umunsi yagiye mu kabari yasinze umupolisi ofisiye akamusaba gusohoka akafata telefone akayimushyira mu isura akamufirima akavuga ati ntungange ngiye nk'umuturage mfite uburenganzira bwawe akagenda agasuzugurira umupolisi mu kabari umuyobozi wa polisi umuvugizi ni officer wa polisi. Ibyo bintu nkimara kubona iyo video ntabwo nigeze nyishyira hanze barayimpaye. Ibyo bintu bikimara kuba bagashaka kugafunga bamuyoboke bari kumwe nako bagatakamba ntibagafunge. Ibyo bintu nagombaga kubyamagana nkavuga nti musigeho. Ubwo bwamamare bugeze naho musuzugura inzego ni bwamamare ki ntabwo bikwiye. Ubwo burenganzira wumva ufite bwo gucyogoranya n'umuvugizi n'umuyobozi uyoboye patru wa polisi ukumva bagasaba imbabazi barakareka. Ibyo bintu narabyamaganye. Ibyo birakarya
ariko ejo nukora ibindi nka biriya nabyo nzaza mvuge ngo sigaho. Tugagaruka kuri wa muco ngo turi muri industry imwe, ngo turi abantu ngo dukora ibintu bimwe. Fukire umwanda nk'uwo nguwo ejo azamufata mu kubita icupa bagire bafunga amacupa. Nibyo mushaka? Ndababaza ibyo ngibyo nibyo mukeneye? N'urugero nari bahaye na buri wese nujya kureba buri muntu wese uzasanga buri muntu wese uhagurutse akavuza induru haba hari akantu kabaye cyangwa uko nta mushiremo imiyaga. Ese kambabazi ko igihe utarakora ayo mabi ngo nkubwire ngo ntabwo bikwiye kubera iki bandi umuntu mwiza kuri mwe ngahinduka umuntu mubi kuri muntu ukoze ikintu akora akavuga nti sigaho ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo bikwiye. Nta shusho nziza uri kwereka ku bagukurikira kubereka ari bwo mba mubi. Ariko ntabwo naje kuba mwiza kuri mwebwe, ntabwo naje kubashakaho igikundiro. Tuje tubyumvikana ibyo mu byumve. Reka mbabaze ikintu kimwe, muti ibyamamare birankurikira ngo baba bakeneye audience. Reka tubize B&B ira radio niba televiziyo. Ntabwo Godfather mfite audience nini, ntabwo mfite audience. Mugende murebe abantu bankurikira. Ese kambabaze uwo muntu usenya ngaterura audience nari mfite kuri X y'abantu baba intellectuel. X ni platform ikoreshwa n'abantu batari n'importe qui. Nkabaterura space nubatse kuri Twitter nkayiterura nkayizana kuri TikTok bagakurikira umuntu usenya. Munsubize kuri icyo kintu. Mvuye kuri X niho byaberaga, ndateruye space zirahagaze kuri X bankurikiye kuri TikTok. Senya ninje twaba dufite societe irwaye, twaba dufite societe irwaye. Hano hari ikintu rero abantu badashaka kumva, badashaka no kubona. Ntabwo naje kwivuga ibigwi by'ibyiza nkora, ariko ibyiza nkora birahagije. Ntabwo uzigera ubumva nesa bimwe bavuga ntangiye kubibona kandi natangiye kubibona nubwo naje mbizi. Ntabwo uzigera wumva bashobora kuza ngo bavuge ngo naraje platform nka TikTok mu gihe cyo kwibuka amaji. Fata platform yose nkora campaign imbere ho ukwezi kose. Mbwira abantu ko mu gihe cyo kwibuka tugomba kujyana na gahunda ya leta, ntagire umuntu uzana ibindi bintu dufata iminsi ibiri. Ibyo bintu bikubahirizwa 90%. Gahunda hano platform zose zigakurikiza gahunda za leta. Ntabwo uzubyumvira ibyo ngibyo babivuga. Kandi nsenya agira ibintu byoroshye. Aba ntabwo urimo kunyumva, ariko reka babwire I don't give a fuck. Turi kumwe? Sajya barabura nesara. No, ntabwo uzigera wumva bashobora kuza ngo bavuga ariko Godfather mu gihe cyo kwibuka yakoze campaign kuko umwaka wari washize. Platform hano baraje bakorera umwanda, baraza baravanga bayobya urubyiruko, ndegera naho ribitanga warning bafata abantu nk'abanyakso babaha warning kuko baje bakoresha platform nabi. Umwaka wakurikiye ngakora campaign bikagenda neza 90% tukubahiriza gahunda yo kwibuka. Banesa bakarara amajoro hano turimo kwigisha urubyiruko, abantu bazana bagasura mu mateka. Ntabwo uzigera ubyumva babivuga, ntabwo bazabivuga. Babivugiye gute? Godfather mvuze kubera TikTok, maze igihe kingana kuri TikTok n'abandi bantu bakoze. Ndabaza reka babaze ikintu kimwe. Intore tuyisenge bajoininze n'ababarira ibyamamare byanyuze kuri platform yanjye. Ba Coach Gaël banyuze kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Bruce Melody baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Melody baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Debeli baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Habaga amakoyine. Ndashaka kubabaza ba Tom Close n'abahostinze kuri Twitter bashakaga amakoyine. Ba Diplomate baje kuri Twitter bashakaga amakoyine. Bwa mbere Amajide Black hosting hari kuri Twitter washakaga amakoyine. What's wrong with you people? Mufate urutonde rw'ibyamamare na hostinze kuri platform ya Twitter bashaka amakoini, bashaka amafaranga ngo mubivuga. Ndabaza ibiganiro byose twakoze na hostinze ibiganiro, ariko bazagera bapikinge ni ibintu biri negative gusa. Murashaka kujya muri societe ndetse gukaraba iyo umuntu atakarabye ntanuka nzaho ntaburose mu kanwa singajye mu kanwa. Ndababaza murashaka ngo mbe ndi marayika nkora ibintu byose 100% bigenda ari uko bimeze. Ntabwo ndi marayika, ntabwo ndi kimanuka. Mu byo nkora igihe muzashaka kureba ibibi gusa nibyo muzabona. Turi kumwe? Igihe muzashaka kubona ibintu biri negative gusa nibyo muzabona. Ntabwo nzabasunikira bo kureba n'ibyiza rero.
bakorere urutonde mugende murebe ku mafaya ya Twitter ama YouTube arabikodinga umuhanzi Tom Close mu hosting inshuro zingahe namo hosting inshuro zingahe ariko ko navuze ko King James yari amafaranga mu diaspora muri Sweden kabivuga nciye nk'amabere ngiye kuzinya King James ibyo King James yakoze yarahemutse ntabwo yagomba kuriganya umuntu baje gushinga inganda y'amafaranga y'umuntu aho ngaho naciye nk'amabere ni mvuga ibyiza mvuga ibyo kubataka ni habiki ibintu ceceke ntabwo ngo ari we ngiwe ntabarya kwa nyina aho ngaho niho hari ikibazo sinzi kubyumvikana tugaruke gatoya rero ibyo kuvuga ngo Godfather ngo ndagenda ngo ngasinya ngo ndimo gusenya urubyiruko ngo ndimo gusenya industry kuko mwakoze ibi nkavuga n'ibyo bintu ntibikuye mu bireke niba mudashaka ko mbakibura ku kimwe mu nkebura so here's the thing ndabisubiramo nongeye basubiriremo ni mwicare muhame hamwe nabaye kakandi kaje kandi kategetswe kwemerwa halo ndakasa mutwe impamvu ni ndabibabwira nongere bisubiremo Godfather ndi netre naje kubaka ntabwo naje gusenya ariko kuko uburyo mufata umwanya wo kujya kureba ibyo bibi byose nakoze muzafate umwanya mugende muri ibi byiza byose nakoze mubyitegereze mu birebe narababwiye uko munzi ko mutazigera muvuga ibyiza nkora nzabyivugira ibyo byiza uko mudashaka kubivuga mugashaka kwereka abanyarwanda bibi kandi abantu bavuga bakoresha izi mbuga ari benshi nzabyivugira ntabwo nari kuba nkora bibi ngo hosting ngo abari nge hosting space minister w'urubyiruko niwe wari uhagarariye campaign yo kwamaza president wa Republika baje kuri platform za Namuze Tito ninjye naba hostinze ndabahostinga ndamamaza icyo ni kimwe ndabaha izindi ngero nyinshi cyane how many authority na hostinze narabatuse nari ndi kubandagaza bavugaga ibintu bisenya nabo basenyaga urubyiruko nabo basenyaga barasenyaga mugende muri ama platform n'amafaya nakoze how many authority na hostings narubakaga narasenyaga ntabwo ujye muzigira mubivuga na gato mubareke ntabwo moderators ntagira umuntu ubyutinga any comment mubareke bisanzure icyo nshatse kuvuga ni ikihe rero ntabwo njyewe naje ahangaha gucuruza igikundiro ntabwo nshaka kubikundirizaho muzankurikire cyangwa mubyihorere ubutumwa nzabutambutsa nabasobanuriye mugende murebe audience mfite ndi mu bantu badafite na niyo platform nini by the way even if you don't know abantu abenshi ntabwo babisobanukiwe ntabwo mfite audience nini nkurikira icyo mfite ni kimwe mfite ijwi hagira ukuri iyo ndi kugukoresha mugende murebe for your information kuri TikTok mugende murebe iyo account mugende murebe ira account ifite 400 nayifashe ifite 400 they are not my followers I need just a platform ariko platform cyangwa iyo platform ni ikintu kimwe no kuba kizina ukaba ufite audience ikumva ni ikindi aya masaha nkuko navuye kuri Twitter ntabwo navuyeyo nahinduye platform yo kuvugiraho ibi bintu nkavayo nkaza hano nkazana audience ndamutse ngiye no kwindi platform nayijyana kandi uzabireba mwakabaye abantu mwafataga nabi igihe navuye kuri Twitter nkaza kuri platform mwari kuvuga ati uyu muntu afite abantu bamukurikira kandi bamwumva kuko ibyo avuga nta side afata niba audience nagaburiraga ibibi mfite ndumurozi kuryo nterura audience yo kuri Twitter nyihi ibintu bibi nkaza kuri TikTok kankurikira abo bantu bakunda kurya ibibi gusa ni bantu ki ndababaza ariko kuko ari mwe mwahisemo kubabo ndababwira ko ubwo ngubwo nta kundi ni munyakira ukundi nta handi mwakira nta nandi mahitamo mufite ubu koko mu bintu byose okay rubyiruko n'abantu munkurikira ndabasaba ikintu kimwe niba mubona nkora ibintu bibangamiye bibayobya ndabasaba kumvaho giye reka bibisabire ndabasaba kumvaho mundeke kabisa mumveho urwo kunyumva kubera ko ibyo bitagenda
Godfather ni mubi, mwangejwe ryanjye ariko mukarikunda. Godfather ni mubi. Godfather arasenya. Godfather. Impamvu nta yindi. Narabasobanuriye. Muzasanga muri comment ibi muri kwandika none aha nibyo mwandikaga igihe nabwiraga igihe ntemeranaga nibyo Bruce Melody nibyo mu gihe cyasakaza Bruce Melody na ntuza na The Ben mvuga ko bidakwiye namagana ibintu bya team. Ntabwo nemerewe ibyakorewe Emmy ku gihe bamugirisha ngo yirukanwe ku bitewe n'inkuru yari yakoze kuri 55 bagiye mu Burundi. Urimo kunyumva? Emmy yarampamaga yaranshimira bukiye mu gitondo Emmy aragenda ajya gukora revenge kwa Bruce Melody ajya gushaka umugore w'Ibugande mbona ari ubugome ndaza namagana na Emmy abakunzi ya Mimerongere baraza baramunyamagana. Ndabizi neza kuko muri societe yacu ugomba gufata side. Igihe cyose utazafata side uzabiryozwa. Ibyo ngibyo ndabizi. Aya masaha ndamutse mfashe side nkigira Rwanda nziza mwese mwacurira. Ibyo mubyibagirwe. Ntabwo nzigira mfata side n'umunsi n'uyu n'umwe. Ntabwo nzigira mfata side. Rero abantu bavuga ko nsenya industry abo ngabo ndababwiye ngo ahangana ndi gusubiza iriya radio niyo ndi gusubiza nongere inyumve neza cyane munyumve neza cyane. Impamvu igihe cyose muzareba ibibi umuntu akora mudashobora kureba ibyiza of course muzareba ibyo bibi of course nibyo muzafeedinga abantu. Ariko nkabibutsa ko Godfather ngiye mfite umunwa uruta wanyu mwese ku buryo nshobora kuza akavuga n'ibyiza nkora n'abantu bakabimenya bakanabyumva dore ko nta nibyo ncuruza nta maramuko mbikeneyemo. Turi kujyana niba kugeza aya masaha mubona ko ibyamamare mbigenda mwavuze ngo ngenda mbashaka amakuru ari negative gusa buriya se niko mubibona. Niba mwashatse kureba inkuru ziri negative mukazibona akaba arizo mushyira imbere ku meza ubwo nizo ariko ntabwo arizo nkuru zonyine. Turi kumwe nazanye ibyamamare hano ngo kugira ngo babyandagaze. Ibyo ngibyo abahanzi nibo babizi. Amajide bura ndashaka kukubaza igihe umaze hano kuri iyi platform mbwira umuhanzi waje hano akahasuzugurirwa mu nkuru ugire muvuga ati Godfather duhere kuri platform ya TikTok mumbwire ngo uyu muhanzi yaje hano barahamwandagariza baramusuzugura baramwandagaza none uri gusenya ninde wazamutse hano bakamusenyera bakamutukira mu gihe umaze hano kuri platform? Jewe ntawe nzi Nesa igihe umaze hano ko uri umuntu uri umuhanzi mukuru ministeri irekonesa bakamutumira ukaza inama. You are a big kuva wagera hano mbwira umuhanzi cyangwa ikindi cyamamare cyaje hano bakagifata bakacyandagaza bakagitukira hano. Cyana wenda abona nta muntu baratukira hano kabisa. Godfather araseye ubaye hari utuka ntabwo twaba turi hano. Njye ntabwo wanuka kabiri gatatu ngo ngumana. Ejo bundi jewe nararangaye bafata ngo bamucunaguze byagenze. Linzi, thank you Linzi. Ndakubaza nabwiye ngo iki naravuze ati Theo sigaho bareke kubana amagambo hano araza hano abantu baramublessinga uzana Samusura araza abantu baramublessinga hano yamano bavuga yaje hano baramublessinga ari abantu benshi baje hano. Mr. Chinganzo so mugiye ku platform yanjye uretse gato mugiye ku platform yanjye abantu bari kwandika ngo nawe ubwawe baragututse. Nge nta muntu wigeze unuka ahubwo Godfather yavuze uko atekereza nanjye mbivuga uko ntekereza kuri yamana. Ndumva nta kibazo kirimo ako nta muntu uranuka kabisa. Thank you. So abantu tugaruke gato nanagira kuko nababwiye ko ndi gusubiza iyi radio abandi bo nzafata igihe nimbona biri ngombwa. Nababwiye ntabwo Godfather nkiri abantu ugikoreshwa n'amaranga mutima nimbona biri ngombwa ko ngomba kubasubiza I will do. Nimbona bitari ngombwa ndabireka turi kujyana. Nimbona bitakiri ngombwa nzabyihorera. Ntabwo naje gusanga nazongera gusubiza koreshwa n'amaranga mutima. Nimbona biri ngombwa erega ibi bintu byose hari ibintu byinshi nyuma. Umuntu aragenda haragaterura ikintu pa akagikubita hariya. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero
icyo nshatse kubabwira ni iki. Ntabwo nkeneye kugira ngo abantu bagende hariya. Ndabibutsa Godfather ibi nabivuze kuva ku munsi wa mbere naje kuri Twitter. Bamwe hari umujene barabategura ibihembo bahemba aba social media influencers, bahemba ibitangazamakuru, barampamagaye baravuga ati Godfather bitewe n'imirimo yawe turashaka kugira ngo uje muri rushanwa. Ndatekereza ufite abantu kandi by'ukuri bimaze kureba, turakurekonesa nk'umu social media influencers wakoze ibintu bifatika. Banyandikiye email kuko nafite inani email yanjye baga hariya kuri Twitter. Nabashubije babwira ngo ntabwo nkeneye igihembo icyo ari cyo cyose. Ntabwo ndi muri competition. Ntabwo naje hanga nk'umuntu Diriyoza nguyu hano twari kuri platform urabyibuka. Ndabahakanira. Ndagije kubahakanira. Ndavuga nti nimusigeho gufata ibyo bihembo mukariganya abantu mugaterura mukagenda mugafata ibihembo kuko bakoraga amanyanga. Ndavuga nti ahubwo kugira ngo munsi muri iyo mushanwa wanyu mugwe ko mugiye kumbereza igihembo mumaze mukoresha ibyo mukora bibi. Muragenda mukabaza ibiti mugakinjiro, ejo mukagihereza Shadibu, ejo mukagihereza uyu nguyu. Mwarangije gukamura amafaranga ngo gutora umu social media influencers, gutora umuntu w'abantu ngo baramutoresha amafaranga 100 mwaje kumweba mukamukajya kumwemba igiti mubaje mugakinjiro kidafite n'igiceri cy'icumi kigukurikiye. Mwayo ya mafaranga mu bantu. Ibyo bintu birashoboka. Godfather muri kuvuga abantu ndabadukandaho. Mubare nyumvira iyo nawe nimwe mu nteza abantu ngo banazamuye abantu ngo baje gusabiriza. Ese ukumva nawe utari kumvanga bagende bakandaho. Twebwe ngo twarakennye tuza. Twebwe numva twarakennye tugomba gusabiriza rimwe na rimwe. Dusabye kandi tugize amahirwe no platform ikabiha ngo twarakennye bikavamo kandi nibo baduhaga amafaranga. Barayaduhaye n'ukuri. ngo ubugade fata ariko kurangiza da. Ubu yandangije. Ngo yakurangije wazibye. Jewe uretse gato mubabarire gato. Mumbabarire. Abantu muri comment. Abantu baba bari hano muri comment baba bari hano cyangwa baba bari ahandi. Reka babaze ikintu kimwe. Abantu muri hano muri comment. Nibyo. Uretse gato. Nibyo nibambwira ibintu nkabona nibyo. Maybe nshobora kuba ntekereza ko nkora ibintu byiza kandi atari byiza. Nibyo nyo by'urubyiruko noreka industry. Niko mubibona. Godfather rekeraho koreka rubanda urubyiruko rwo. Godfather rekeraho gushuka urubyiruko rw'u Rwanda. Urumva urakabije. Godfather urakabije rekeraho urumva kandi nujya gukomeza wandagaza abastari bo mu Rwanda birekeraho. Godfather yanyohereje korora ingwe. Ubu ngubu amaji warandagaye. So ikintu kiriho ni kimwe. Njye ntabwo mfata umwanya ngo nzane abantu nishe mu gakingirizo k'abantu. Oya never. Ntabwo byo riho ntabwo ariko biri bizigira binabaho. So listen to me people. Munyumve neza cyane. Ikintu nazakora kimwe ntazareka kubwira abantu, nzababwira umunsi ku wundi. Ntabwo nzareka kubabwira ko nzabona ikibi ndeke kukivuga. Niba mutegereje ibyiza biva mu kanwa kanjye gusa mukore nze mvuge ibyiza byanyu byitwa gufasha iyo industry, ariko ikibi kibo gipfukiranwe. Oya. Hanyuma irindi jambo ritangaje na audience nshaka kugira ngo mwumve bantu muri aha mu nkurikiye. Godfather mfite ubuhe bushobozi bufungisha abantu. Godfather hari ikintu nshaka kubwira gikomeye. Uvuga ngo amaji arabizi cyane, nanjye ibyo namaze kumenya ndabizi. Akenshi abantu dukurikira kuri social media ni abantu batwarwa n'amarangamutima cyangwa se bagendera mu kigare. Ku buryo umuntu ashobora kuza mu kanya agahita avuga ngo Godfather ari koreka showbiz, ejo agahita aza akavuga ngo Godfather niwe muntu wa dangerous bitewe n'impamvu runaka. Ndaguha urugero. Kugira umenye ko abo bantu bagukunda kandi ari amarangamutima bajyana. Ruza umuntu ujya kuri TikTok mu Rwanda agakorerwa tap irenga miliyoni zinindi. Uwo muntu ntawe uhari. Kandi abantu batapinga bakoresha intoki zabo, baba batapishije intoki zabo. Abo bantu rero ntibaba bakwanga ngo batapinga bagere kuri miliyoni bakwanga, ahubwo abanyarwanda duteye n'urugero kuri amaji warabizi cyane. Amaji uri bukaba muri 2014 amaji ubwo Jay Polly bamwimaga guma bagatera amabuye abanza utari buvuge.
Jepora abakije babitaga baswa. Jepora ayitwaye Rwanda n'umwe mu bahanzi barimbaga muri Tuff Gang. Nyuma y'iminsi runaka Jepora bamwita ibandi batangira kuvuga ko nta kintu ashoboye. Urumva? Nawe rero ibyo biri kukubaho. Nuvanga abanyarwanda niba hari umuntu uje kuko ni akenshi mbona biri muri kamera zadukurikira. Niba hari umuntu aje akavuga ngo uyu muntu MC Rose ni mubi bigahabwa muri abantu babiri barabivuga ariko Rose ndaceka intege hanyuma y'ukwezi bazagaruka bavuga ngo ayo data uzi ko umuntu yatuyobeje abo nabo abanyarwanda. Reka nkubwire ibi ntabwo ari ubwa mbere bibayeho urimo kunyumva ntabwo ibi ngibi kandi reka nze kubwira ikintu kimwe piyonika urimo kumva ikintu kiriho kimwe niba amaradiyo ashobora kugenda hariya ariko muri comment batanze nabo ntekereza ko radiyo ikintu mwakabaye mukora ni ukugenda muri comment mutanga nakunze impamvu mvuze kuri iyi radiyo B&B bafite abanyamakuru bari professional bagerageje bakoze fair play bagerageje bakotarinze ku mpande zose urimo kunyumva icyo nshatse kuvuga ni iki mbashubije kuko nabonye at least mwafashe mwa balansinze mwakoze balance kabisa mwa balansinze kumuzanye ndende bikora abanyamwuga cyane kora abanyamwuga nabonye abanyamakuru baba prenze fair kabisa so iki impamvu ni iyi rero tuvuga ngo uzavana ntabwo abantu bakurikira Godfather nobody follows me nta muntu nkurikira nta muntu ukurikira Godfather bakurikira ibyo nkora noneho nagiye kubona mbona abantu baraje hano ngo ni gute ngo mukurikire umuntu mutazi ngo mutabona muri abatinganya abagabo bankurikira mwese murashaka konsoma iyo mvuze ikinyarwanda mwumva ndi umunyamahanga noneho aho babera agatsibo gatsindwa shabaje babanyita umunyamahanga mwanjije imwe ko nabwiye ko ndi umukongomani okay kuva uyu munsi rero okay let me make it clear kuva uyu munsi itangazo Godfather nababwiye ko ndi umukongomani ndi kongomanuye Godfather ndi umunyarwanda 100%. Alo avuka mu Busanza umva kuva uyu munsi sinkeneye kubona undi muntu utuvana niwongera kunyita umukongomani nzakureka bagufuge kuva uyu munsi nkuko ari njye wabatangarije ko ndi umukongomani itangazo Godfather ndi umunyarwanda 100% bivuze ngo uzongera kunyita umunyamahanga nzajya kukurega ubungubu aka kanya uhindura igihugu kubera yuko bavuze yuko uyobye abandi bantu ariko ngomanuye kuba uyoba wazanye guhinduje igihugu direct ariko ngomanuye Lirioza urongera gukoresha iyo mvugo ndakugurukana no sense Godfather waruzi ko igiti cyeza ari cyo abantu bateramo amabuye wari ubizi icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki rero kandi abantu munyumve neza cyane listen to me people ntabwo nkeneye ngo mujye kumva ibigwi Godfather ntabwo ngiye nkeneye ko munashima kuko nta byishimo ntabwo nkeneye ko muzana kunshima my friend turyumvikane Godfather bamubwira igitekerezo wimvugira murabizi ibintu by'anyapfa namwe erega ni iki mu mpora bashaka kujya ngo dusangire ijambo mukamvugiramo nta mukobwa igitekerezo rega watubwiye cyane tugomba kububwira natwe mo gake uretse gato yabifunguza abandi bantu ndi kubona muri comment ngo baragukurikiye da ngo n'umwe wawe munyarwanda nabo baraje okay so twumvikana ikintu kimwe rero nibyo nandi kubabwira ni njye wababwiye ko n'umukongomani uyu munsi ndi umunyarwanda urumva ngaho mumbwire ibintu mumbwire aho muhera umuntu uzongera kunyita umukongomani nzajya kukureka
iyo discrimination mujye muyireka uri kujyana nzongera kubona umuntu yita umukongomani sha njye nawe ndi umunyarwanda noneho ahangaha sanga na parking ihari mungu wangu so iki kintu nshatse kuvuga ni iki ntabwo ari brag mu nyumve Godfather ibyiza nkora according ngiye nkiyo niteye mo itoroshe nkareba Godfather nkora ibyiza birenze ikosa nakora cyangwa icyo mwitekere nakora na sense Godfather kore bebe Godfather yari imbere bye Godfather ariko se uretse kamabazi urwo rubyiruko naruyobya ruyobya rujyana mu muwe murongo ruyobyane muzambwira ati Godfather urubyiruko ariko se urwo rubyiruko rw'ibitamba muganye bya nuruye muzambwira kuba mugane ni mureke gahunda mukurikira gahunda mureke ibingi ikibi niki niko kwebya urubyiruko niko kuyobya urubyiruko mubwira no sense so the thing is muhame hamwe muzakora ibyiza bishime bivugeho muzakora ibibi bivugeho ibyo ntabayitamo mu bifitemo mutegetswe kubyemera uko ntayandije mujye muri ibyo kuzana turangonga bakuveho ariko sha ariko mwarigenje koko so uganira na Godfather zamwibutse yo Godfather ndakumva abantu urimo kumva ngiye kubasaba ikintu kimwe reka mbisabire ikintu kimwe munyemerere mumbarize munankorere mumfashe mundebere uburyo n'abanyobyamwe abantu mumara kubumenya uze kubwira hanyuma none kubayobya niba hari ubwo mwabashije kumenya wayobye ite kandi muna muri commentaire abantu benshi bayobye ngo hari umuntu wabayobeje umunsi kuri TikTok urwo rubyiruko rukora umuganda mfite ibimenyetso simusiga by'ukuntu uyobya urubyiruko icya mbere kugira ngo ubimpe uturaza amajoro turi gusaba gift yego twigishije gusabiriza ariko ugize amahirwe abona umwigisha gusaba sha mwebwe ndumva muba muri kubiseka nk'aho ari ibintu byoroshye bizanamo burage mani nesa Godfather ndamuzi sheri ntago ari bwo nkimumenya impamvu mbiseka ni ukuntu abantu niba baba babuze amahirwe yo kuhicara kagadavuga bati niba yaraje ukakora request ukakubuzabura uba ugomba gusigara uri ugomba kuba ikibazo cyo kubona batanga bavuze ngo babaye ikibazo cyo kubona batanga inari bakibaza ukuntu nta n'ihene baba ni gute umuntu hano bamuha amadolari 150 ngahe ijoro rimwe wamuzanye wamuhostinze umwana w'u Rwanda akabaraye nta internet wowe ukumva yuko ibintu bizarangira gutyo shakoma wewe ko igiti cyeze nicyo bateraho amabuye amajwe yo uzabwire Godfather story yawe yo gusora album ukayisora hano mu mujyi kuri ya restaurant nzayimubwire ngo byaturutse muri gift mubivuge reka tubyumve nta kibazo aho yazi byo tubyorere twari turi mu bindi nesa twibutse abanyarwanda muri hano ko mwadukandaho turi kuri 0 ikintu kimwe ni iki tutaje kuri TikTok nazongera kuvugisha gute tuvugishije uko ngambara mugeze uko barambasomera ino comment zazamuza ndahari ikintu nababwiraga mbere y'uko ndikumvikana Godfather ubu ngubu ufite abana mu Kigali musambana mufite somye comment uzi ukuntu abana ngo hano bazamura ngo baba akoye kuki mudashyira mu bwenge mani Godfather ugahana atuye abana bose abantu bose bazamuka kuri dora y'ivuru turavuga ngo izi ndaya uzamura nizo zigushuka kubera ko musambana
Godfather kari ikiremba mana. basambana n'abo bantu bose babavamo. ubwo nanjye naba ndi umutinganyi. Ubwo ngubwo nawe uri umutinganyi, abahungu muzamukana muri abatinganyi turabafasha gake gake. Akabantu we. ko nabonye comment nyinshi hano ziri kubesha ku nkuru y'uriya muhungu nyikubwirira. uravuga iyihe? Nabonye hari abantu bari kubesha ko Yamani yatashe, ntabwo yatashe, azaburana ejo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gitondo. Azaburana? Araburana mu gitondo ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Tuzabivugaho. Ndi kubona abantu bari kubesha ngo yatashe, araburana mu gitondo. Reka ibyo ahantu sari kintu batavuga. Liliose fata umwanya wamamaze mbere yuko twijira mu zindi gahunda. Ariko reka fata umwanya B&B uretse gato B&B radio nakunze uburyo mukuramo ikiganiro yaba uramujene hari umujene we wafashe kote babivuze. Ariko reka babwire ikintu kimwe, uburyo bwo gusapotinga iyi industry, uburyo bwo gusapotinga ibyamamare bikorwa mu buryo butandukanye. Abantu babikora mu buryo butandukanye. Mujye mugerageza kumva iki kintu mwaka byaramo. Bikorwa mu buryo butandukanye. Nabasobanurira. Ntabwo Godfather nzajya kugira ngo kura kwa Dumba. Turi kumwe? Ariko niba nzanye umuhanzi akaza aha, mwaka byaramo. Niba mudashobora kurekoreza ni okay, none se okay, nzajya kwisobanura mbwire ibyamamare byose biza hanga cyangwa support ntanga n'uburyo bafasha mu buryo bwanjye n'uburyo ntangamo support ya biza none njye mugati sobanura ukuntu nagufashije. Nibyo mushaka se? Ntabwo ariko bimeze. Support irenze gufata icyo cyamamare mukareba ngo navuze uko mvuga ibyiza byanyu, urukunyumva uko bunamuraho abantu bashaka kubahungeta agaragaza ibyo bibi niko nimukora niki. Ngo Liliose se we kinga bose n'ingoma amashyi zawe sawa. Nta kibazo ariko murakagira izo mbaraga zigira inkoma amashyi. Yego ye. So mugende muri ndenza aho ngaho mwabantu mwe yaba abantu barangaha ibyamamare. Jewe niba nshobora kugira amahirwe ngahuza umuntu ukunda Nessa hano. Ngahuza umuntu ukunda Nessa. Akaza ngaha akamureba akamublessinga cyangwa akavuga ati I can pay. Reka mbabaze ikintu kimwe. Bashaka gupfukiranya bagenda bagaceceka ngo dufata ngahinduka ikibi. Ariko se reka mbaze nzahinduka ikibi mu maso yanyu, ntabwo nzahinduka ikibi imbere y'abantu bose. Bombo clad. So ngaho nimukomeze mugerageze nzabazonga nka rohombi. Ndavuga abandi babaheza nguni n'abashaka kutagaragara. Ibyiza mudashaka kuvuga nzabyivugira. Turi kumwe? Ntabwo mashaka kurandira. Reka mbere yuko Liliose yamamaza, reka babwire ko ibyiza muzapfukiranya nzaza hambivuge, babwire ko Kibasuma afite ibitabo, urimo kunyumva ndabizi biba mubireba, bigakorwa mubireba, ntimushobora kubivuga. Godfather w'ikibi, Godfather uri gusenya urubyiruko, Godfather ushaka kurimura iyi industry. Kibasuma nturi umunyamakuru, nturi umusizi. Babarira mbere ko Liliose yamamaza. Godfather nyo urubyiruko ndi kurimbura iyi industry. Ngira inama uri umusizi uri umuntu ugira ngira inama nkora iki? Blessing nanjye ndebe umwonde shiri. Funga mic yawe rero. Go. Ndakumva. Ntekereza ko uburyo wenda bifuza ko bikoramo si ko bikoramo, nta nubwo ari ngombwa ngo ukore mu buryo bwabo cyangwa bo bakore mu buryo bwawe. Ariko nanone ntabwo kugira ngo ufashe umuntu ari uko wakoze nka runaka. Niba mu gihe bari kugaya ibyo ukora bo bagaragaza ibyo bakora. Ntabwo nzi muri aka kanya ngo ninde twavugaho cyangwa se ninde turi kuvugaho. Ariko icyo nzi cyo nuko ababa bazi ibyo ukora n'abazi ukuri kwabyo baba bahari. Ikindi si na ngombwa ko bose bagushima cyangwa bagukunda. Hari abagushimira ibyo ukora banabigukundira, ni nabo bari tayari gusapotinga icyo ukora no gukunda uriwe. Abo bandi si ngombwa, ntabwo
umuntu agura urukundo ntabwo agura igikundiro never. So ntekereza ko rero ntabwo kugira neza ari ugukompeta. Niyo mpamvu usanga sometimes kuba Cyosumba umuntu atsanze hano kwa Godfather atamukundaga nanjye duhita tuba abanzi. So I don't care. Niba unkundira ko hari umuntu runaka ndwanya, ibyo ni ibintu bikureba ku giti cyawe, uri umuzigo wawe. Ntekereza ko rero uyu muntu yageze aho afata umwanya wo kuvuga ngo runaka na runaka na runaka ni babi kubera ko bajyana na runaka, bavugana na runaka, iyo myumvire iraciriritse, ntabwo yagakwiriye kuba ifite umuntu wo muri iyi generasiyo ya 2026. Siko mbitekereza. So nk'umunyamakuru rero wa mugani wawe, ntekereza ko buri wese agira uburyo bw'akora, abo ufasha n'ibyo ufasha biragaragara, ntabwo bikora wihishe ngo nawe ujya gushuka bucece cyangwa wongorera cyangwa upfurika. Ni ibintu ukorera ahagaragara, n'ababibona baba bahari. Ibindi rero ntekereza ko nta gikundiro uri kwigura. Ririyoza mamaza abantu ngaho muze mutanga amakoyini muhereza abo bahanzi baza ubwo uriguze bagiye kugwa gift. Dore baguhaye Thank you so much. Blessing. Thank you for blessing me. hari umuntu uvuze ngo ntabwo twavuga nabi kuko hatumanura umuntu ufite ikintu kibi cyo kuvuga kuri Godfather, tumuhaye mike nazamuka kivuge nta kibazo. amamaza rero natwe twamamaze. Tuza uwo muntu ashaka kumuha mike akaza akibohora akavuga ibibi. Avuga iki se? Banza wamamaze nese araza kuvuga iki? Ajya kubivugira kwa nyina mamaza. Dufite trip rata bashu, nimugura amatike. Nimugura amatike, dufite trip yerekeza Karongi, mwayibonye? Reka nshyireho neza. Mwayibonye trip ngiyo abantu izina Godfather rishingiye kuba nshobora kwisigana ku bahanzi cyangwa nkaba ndi kumwe n'abahanzi ndi contact. No, nta hantu bihuriye my friend. I have my name, I build my name. Urimo kumva? Ntabwo nje mfite radio, ntabwo mfite YouTube channel ngo ndabatumira. That's the big problem. Nicyo kibazo mugira. Nose kambaze, genda urebe kuva natangira gustreaminga, kuva natangira gukora ibiganiro, how many times na hosting abahanzi. Uretse iyi platform ya TikTok, ngo dufata nkore izina kuri TikTok. Uretse iyi platform ya TikTok, to be honest, niryari ese ko ndi kuyoba arega nanjye banabwanutse. Niryari uretse kuri platform ya TikTok ni kangahe na hosting ibyamamare? Niryari bro, I do my thing, nkora staff zanjye as me. Hello, ibi ngibi ngiye mutabyumva, turacyafite ikibazo gikomeye. Ntabwo ngiye kuvuga ko ndi marayika nkaba ntasura ngo nutse. Turi kumwe? Areka njya mbona ninjiji n'ibigoryi bitakabaye binanenga nibyo byirirwa mu mwanda mu mafuti. Ranga ngo nafungisha. Njyewe hari ikintu najya nkura mu mutwe wanjye ngo ncyumve. Nk'iyo umuntu avuze ngo Godfather ngo nukuri kubana ngo Godfather ngo nafungishije umuntu. Seriously? Godfather ndi iki? Mfite ubuhe bushobozi? Akantu kavuga ko umuntu uri kurya koko. Wahed. Ako ni akantu k'ubwa bigi nage. Nasoje buriya ngo yavuze ngo ni akantu k'ububwa. Nasoje. Mu nkandeho. Kibasumbo y'inyambo we. Okay. Uretse gato izajya muca zatangiye zivuga ngo Godfather ngo nkoresha sha ngo abahanzi ndabayuzinga bro. Ngo ndabakoresha sha. Ngo ndabakoresha ngo kugira ngo bankandeho ngo koko. Ni dufite amaji fungaho make gato. Fungaho make gato kabisa. Fungiraho make gato. Shanga abahanzi ndabakoresha sha. Jesus.
ndashaka kugira icyo mvuga niba nta kibazo. Go ahead. Asante cyane. Sasa abantu bari hano sinzi niba twese tuzi ikintu bita blessing, ikintu bita umugisha w'umuntu cyangwa se ikintu nakwita, urabona abantu bose bajya mu kazi, twese tukajya mu kazi ariko ugasanga hariho umuntu uvuga ngo uyu ni umuhamagaro w'umuntu. Twese tugakora ariko ugasanga hariho umuhamagaro w'umuntu, ukavuga ati uyu muntu si ugukora akazi gusa ahubwo bimurimo. Nyine ni ibintu bye, ntabwo abihingahinga, ntabwo aca hirya, ntabwo aca hino. Godfather ntabwo ari we muntu waje muri ibi bintu by'abahanzi arimo kubivuga, si we wa mbere, ntabwo ari we wa mbere. Haje abantu turabazi ku murongo. Ese ni kitari kumwumva gusa cyangwa namari kuvugira kure? ari kuvugira gusa nk'uwegera microphone ho gato. Ni kure murimo kunyumva? Yego gutyo turi kukumva. Icyo nari ndimo mvuga navugaga ati hariho kuba nyine abantu bashobora gukora akazi kamwe ariko hakaba hariho umuntu uvuga ngo ibi bintu bimurimo, ibi bintu ni ibyo ni ubuzima dusangiye twese bya buri munsi. Nari ndimo mvuga nti ibi bintu ntabwo ari we waje ngo abikore bwa mbere, turabizi neza abantu bagiye batambuka bacaho bakaza bakavuga ku bahanzi, bakavuga ku byamamare, bikagera aho bikarangira. Hariho abantu tuba tutabyijandikamo cyane ariko umuntu agenda birebera hasi hariya areba. So iyi TikTok taraza, Godfather yari ari kuri X. Mana nyagasani, ntekereza ko uyu mugabo ari nawe watumye abantu benshi bamenya X, tubwizanyije ukuri. Bitabira ibiganiro bye, bitabira ibintu bye, ntago mpamya yuko umuntu yaba nta kintu. Ibyo biganiro byarasenyaga. Mpamya neza yuko umuntu nta kintu avuze, nta kintu akora, asenya urubyiruko, ashobora guhostinga umuyobozi. Ntago bibaho. None se abo ngabo barwubaka ni bande babigerageje basi? Wenda ngo tuvuge okay, reka dukomparinga, basi turakomparinga Godfather nande mu mpo dukomparinga kugira ngo tuvuge ngo tuve hano tujye hano. Ninde mwakomparinga? Ntago mpamya yuko umuntu ashobora kuba iyi TikTok atari yayizaho, yari ari kuri X, yarakurikirwaga. Tutagiye kubeshya, abantu benshi bamenye X kubera uno mugabo. Nibwo mwajyagaho, nibwo twajyagaho twese kugira ngo twumve amakuru, twumve ibyavugiwe hirya, twumve ibyavugiwe hino. Urumva uko ashobora gutangaza inkuru ikagira impact ku bantu, icyo nicyo mukwiriye kumutinyira. Ubundi gute mama uvuga ngo umuntu ntago ahari, ntago mumureba ariko yabavugaho mukadidimanga? Why? Kuki mutinya baringa? Kuki kubasha umuntu akifata ukarakara ukavuga ngo Godfather nta ubaho, uriya ni baringa, si umunyarwanda siki, ariko arakuvugisha ukabira icyuya? Why? Nuko ibyaba avuga byumvikana. Tuzenguruka ku ma live yandi y'abanyarwanda, ku bantu bakurikirwa n'abanyarwanda, turebe ukurikirwa nkawe. None se niba nta kintu bamariye, muramushakaho kuki mumukurikira? Ubwo genda kubaza abantu bamukurikira, kuki mumukurikira? Mwamufollowinguye, mwamuretse agasigara ari umwe koko niba nta kintu abamariye? Niba umuntu aza agapromotinga indirimbo y'umuntu, akavuga igihangano cy'umuntu, bansabe bahora ahangaha, bakiramani bahora ahangaha. Ntabwo ari ukuva wenda ngajya muri filime gusa, nani mu ndirimbo gusa cyangwa se mu bindi, ajya no mu mafilime akajya ku mpande zose. Njemera ukana arimo kwamamaza igitaramo cy'uriya mutipe uririmba indirimbo za gakondo, niba yitwa ndi yego, ari uhora ahangaha. None se yamwishyuye? Okay, niba yanamwishyuye nawe mwishyura gukorera ibyawe. Godfather ni blessing umuntu agira, kandi akumenyesha ko blessing hari abantu bayikunda, hari n'abatayikunda. So uri unique, niyo mpamvu waje, abandi bose bakoraga nk'ibyawe bagahagarara, ntago tubibuka. So niba bashaka kugukuraho rero nihaze competitor, nazi akompetite uveho, nta kibazo, tuzafollowing uzaza ukurusha. Hari ikibazo?
mu gihe rero kibayoboje inkoni y'icyuma ntibicare bige. Thank you. Tuzafurowinga abarunywa ntabwo tuzafurowinga. aba bantu 430 baba bamara iki hano? Uyu muntu nta kamaro afite. Twaba turi badafite ibyo gukora kugira batege amatwi just